Mwiriwe mama. Muraho mwana wa. Tugeze hano tuje kugusura kubw'ibikoresho tubona aha ngaha rwose byiza byo hambere aha ngaha twita gakondo. Ese hano uhakorera iki? Kuki ibi bikoresho tubibona hano? Murakoze. Navutse ku babyeyi mu gihe cya mbere, navutse muri 1963. Nasanze iwacu bakoresha gakondo, ubworozi bw'inzuki, ubworozi bw'amatungo magufiya, nararaga hanze nta muntu ntaki. Ibikoresho byose rero n'ubundi twarabikoraga, bakadutuma aho bigereye rero byaje gusa n'ibizima, cyane cyane muri 1994 byaje gusa n'ibizima, tubona ko ibikoresho gakondo bitagikoreshwa. Twashatse ibintu bya ruzungu, kandi ibikoresho gakondo ari ibintu bijyanye umuco nyarwanda. Igihe narebye usanga utagombye gucika. Njye na n'ubu ndacyarira ku mbehe, ndacyanywesha icyansi cya kinyarwanda akicarira umusambi. Ubwo rero kubera ko byanyuze, mba numva n'abana banjye n'urubyiruko batagombye kuzibagirwa, bibagirwe, tutazagira ngo dukamire mu akawenzi, ibishyimbo tubitonorere ku ipurato. Nicyo cyatumye nshakisha ibintu bya gakondo. Imizinga y'inzuki irahari, byose birahari, kugira ngo n'abatoya bazabone icyo bakomora. Ni byiza rwose, bigaragara yuko uri umunyarwanda pire rwose, ni byiza cyane. Ese ibi bikoresho ubikura hehe? Ni mu muryango mubikora cyangwa ni uruganda ubiguraho? Ibyo bikoresho ubikura hehe muri make? Ni muri iyi ntara yacu y'Iburasirazuba cyangwa se ujya kubigura ahandi? Ni hehe ubigura? Murakoze. Iwacu inaha ngaha ni intara y'Iburasirazuba, n'ubundi ni mu karere ka Kayonza. N'ubundi twegamiye ishyamba ahagana parike. Ntabwo tubuzwa kujyayo, ntabwo batubuza gutwara utu duti, udukenke, ntabwo batubuza gushaka udukoresho. Ariko ibyo ntabwo ari ibyanjye. N'ubundi hari umuhanga muri gakondo, nubwo ari n'umusore bwose, yaza akagira gute, ntabwo sinzi Igifaransa, Icyongereza. Napfuye gucishiriza ibyo nagezemo, byari Igifaransa, Icyongereza ntabwo nagishobora. Nuko naze rero asobanura umushinga we, ngewe ngenda ngura udukoresho iwe. Nuko rero ubwo rero utu ngutu ni produit naturel, niko mbizi. Ntabwo nzi Icyongereza, ni produit naturel. Ariko niba hari umuntu, hari umwana uri inyuma utubwiye ngo bigurirwa muri Nature Product. Niho ubigura? Ni uruganda numvise ariko ambwira. Ni muri Nature Product. Ni aho ngaho. Umusore niwe ufite imbaraga, akagenda afite uko abikora. Simbizi niba yabasobanura, ngewe ndagenda nkagura, hanyuma nkashyiraho abandi bantu b'abatekinisiye bakankorera. Turabona nawe yahageze, yaza akamuha ijambo rwose, akatubwira uburyo ubu bukorikori bwanga cyane. Ntabwo ari ibintu umuntu yapfa gukora buri umwe wese uko yiboneye. Ubu ni ubuhanga rwose. Yatubwira igitekerezo yakizanye ate, ubundi abanza twibwire. Yes, murakoze. Mbanje kubasuhuza no gushimira abakiriya banjye, by'umwihariko nshimira n'umukecuru cyane. Nkaba ari njye ukora ibi bikoresho, harimo ingoma ndazikana, nkakora ameza akoze mu ruhu, nkakora intebe zikoze mu ruhu, nkakora etajeri nk'izi ngizi zo yaguze, nkakora n'izindi ntebe zizwi nk'isonga bugari, n'izindi ntebe z'urwegamiro zikoze nk'isonga bugari. Nkaba
nshaka no kwagura ubucuruzi bwanjye bukagera no ku rwego mpuzamahanga nifashishije ibikoresho gakondo, ibintu karemano kugira ngo tutajya kure y'umuco na fondasiyo y'igihugu. Bityo ngiye ku mazina yanjye nitwa Yakaremye Jean Claude, mu rugo ni mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kayonza, umurenge wa Kabarondo, nkaba ari njye wabimugurishije. Aho nkorera ni Nacha Product, nkoresha ibikoresho gakondo, urumva yuko harimo Nacha naturel mu Gifaransa, nkaba rwose mbikorera aho ngaho muri Rusira nyine. Nibyo rwose. Ese kuki watekereje gushora mu bikoresho bya gakondo? Byakujemo bitewe n'iki? Nagendeye ku gitekerezo cy'umukuru w'igihugu uvuga yuko tugomba kwishakira imirimo tukayihanga, mbona ni ngombwa yuko nshaka icyo nkora ntateze amaboko ku babyeyi bambyaye, ntateze n'amaboko kuri rubanda, nshaka icyo nkora. Nibwo nahisemo gushaka uko nakiga gukora ibikoresho bikoze muri gakondo nkoresheje ibyo mbona hafi aho, bitewe n'uko wenda bishobora kunyorohera kubibona bitandukanye n'ibya kizungu. Nibwo nahisemo kwiga gukora izi ntebe zikoze mu ruhu n'izindi we atabashije kugura zizwi nk'isongabugari. Hari n'izindi z'urwegamiro zo navuze haruguru n'izitajeri, ko byo mbasha kujya mu mashyamba, duturanye n'Akagera, duturanye hepfo za Kagira, ibiti biraboneka. Nibwo rero nahisemo kujya kubishaka, ndiga ndanabimenya, ntangira rero kubyaza umusaruro ubumenyi bwo nize. Ese njyewe ngira amatsiko cyane, ndimo ndibaza nti kugira ngo ni wowe watekereje ku giti cyawe utangiza uyu mushinga? Icyo ni ikibazo cya mbere. Urahita unansubiza, ese nta wundi muntu mu muryango waba warakoraga ibintu nk'ibi ku buryo ari we waba ukuraho ubumenyi? Kuko mu Kinyarwanda turavuga ngo nta kabura imvano. Hari undi waba warakuyeho ubumenyi mu muryango? Kuko sinibaza niba uko ungana uku mu myaka biragaragara ko ukiri muto, yuko ari wowe waba warabyitekereje ku giti cyawe wenyine. Urakoze, umbajije ikibazo cyiza. Ni njyewe wabitekereje bitewe n'umuryango nturukamo, bitewe n'ubushobozi bwawo. Ni njyewe wabyitekereje, nuko njya kubyiga. Icya kabiri, ntabwo umuntu mu muryango wacu wigeze ubikora, ni njyewe njyenyine urimo mu muryango unabikora, kandi nkabona bintunze binadufasha byinshi mu muryango cyane rwose, bimfitiye akamaro. Ndebye urabona yuko ukiri mutoya, warize wararangije? Narize ndasoza uno mwaka, niga ku kigo cya GS Nyagasambu. Bivuze ko ukiri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri, ariko ibi bikorwa nkora nibyo nkuramo minerivare yo kwishyura, nkakuramo ibikoresho by'ishuri, nkakuramo n'ubundi buzima bwanjye bwihariye, ibindi nkenerwa muri rusange. Nkabasha no gukora save bitewe n'ibi bikoresho nkora, cyangwa se kubika amafaranga yazangirira akamaro mu minsi iza. Nasubiye kwiga, nabyize 2015, nari nacikije amashuri ndakora, mbona udufaranga two gusubirayo ntukuye muri aka kazi, nsubira ku ishuri 2016, ndasoza uno mwaka mu wa 6 segonderi. Wumva uramutse ubonye nk'umuterankunga wakomeza muri ibi ngibi, cyangwa ibi ngibi wumva ubikora ari ukugira ngo ubashe kubona ubuzima uzamuka ejo hazaza? Ubonye umushoramari waguma muri ibi cyangwa washora mu bindi?
ntago nava muri ibi ngibi bitewe n'uko byangirije kuri byinshi. Nakagura nkashaka amasoko, nkagura nkabasha no gukoresha n'abandi, nkatanga akazi, nkaha urubyiruko tungana cyangwa se n'abari munsi yanjye akazi. Mba numva nakagura ibikorwa byanjye ntajya gushaka akazi ahandi. ubu bumenyi ufite muri wowe wumva wabusangiza abandi ukabigisha, cyangwa iyo ubona hari undi ushaka kuba yabikora ugira ikibazo muri wowe? ntago wakanga iterambere bivuze ngo njyewe hari abo nigishije babikora babiri, ntabwo bari baba benshi, babikora rwose. Umunyeshuri yaje tukumvikana ku giciro ndamwigisha. Nziza cyane. Icyo natwe tubasha kugukorera ni ukukumenyekanisha, kuko ibi ni ibintu byiza cyane, nibyo igihugu gikeneye, nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika wacu ahora adusaba atwigisha. Niyo mpamvu ibikorwa nk'ibi ngibi biba bigomba kugera n'ahandi, kugera kure, kugira ngo n'abandi nabo babashe kubona yuko hari icyo batekereje bagashyira mu bikorwa, hari urwego bageraho. Tubwiye yuko byagufashije no mu myigire yawe, ukaba wenda gusoza, kuba igitekerezo wagize ukiri muto, n'abandi baramutse babitekereje babifatiraho urugero. Turagushimye cyane kandi ukomeze ushyiremo umuhate, uzagera no ku rundi rwego rwose wifuza. None se nkawe ku bwawe, ukurikije aho wakuye igitekerezo, watangiye utubwira ko nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yatangiraga kubwira urubyiruko ngo rwihangire imirimo, nawe aribwo wazanye icyo gitekerezo. Aho ugitangiriye, urwego ugezeho urarubona, kugeza uyu munsi, kuri uyu munsi wamuha nk'ubuhe butumwa? Ni ubw'ishimwe n'ibindi, muri wowe urumva wamubwira iki muri rusange? Cya mbere ndabanza kumushimira Excellency, yarakoze kubw'igitekerezo cyo yatanze yuko tugomba kwihangira umurimo, tukava gutega amaboko. Namushimira cyane, kandi nkanabwira urubyiruko muri rusange, abo tungana, abari munsi yanjye cyangwa se n'abanduta, gushaka icyo gukora tudateze amaboko y'abaduhereza. Nkababwira kwihangira imirimo. Urabona yuko ngeze kuri byinshi, naguzemo amatungo kandi ndacyakomeje. Ndifuza yuko byanaguka bikamenyekana, nkagurisha mu Rwanda, byaba na ngombwa n'abanyamahanga nkabagurisha. Rero ndamushimira cyane Excellency, muzamumbwire yuko yabwiye abumva. Twumvise message yabwiye abumva, niyo mpamvu nahisemo nanjye gukura amaboko mu mufuka nkashaka icyo gukora, kandi yarakoze cyane. Ni byiza rwose, ubwo butumwa buramugeraho, kandi nawe turagushimye kuba warabashije gukura amaboko mu mpuzu, ukabasha gukora ibikorwa bigaragarira buri umwe wese kandi bifitiye n'igihugu akamaro. Komereza aho, ugire umunsi mwiza, ugire ibihe byiza, uzagere ku rwego wifuza rwose. Murakoze, namwe murakoze, ndabashimiye cyane.